kugira utuntu basana kuri ibyo bitaro. Umunsi umwe tumaze nk'iminsi 2 tutarya, mbwira teta ngiye mfata nafashe ijerekani imwe muzo dufite ndayikata. Bari bambwiye ngo umuntu yagiye ngo ku ndege ugenda ufite ibikoresho, umufuka, igifuka nyine cyo kwikorera amabuye cyangwa umucanga, ikijerekani se, igitiyo, inyundo. Yego ku ndege abahazi cyangwa batahazi, ku ndege n'ahantu hajya abantu bashaka akazi. Nk'ibiyede Ni ikiyede, juste ni ikiyede. Ihangane niho kigomba kuba gasubiye zamuka kirimo hano no kitabye ngiki Mana yo mwijuru we, nibi byanjongereje burya nibi ngibi. Nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose, gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe. Avura amarozi arimo nk'ibitegano, ibihuhirano, ibigaburano, nyabingi ndetse n'ibindi. Ikindi kandi agakongora inyata. Ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira. Ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di. Baye kazi bakunze bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe. Nongeye kwasoma ifuza komeza kugira ibihe byize mwese tubana umunsi ku wundi. Uyu munsi ndi kumwe na Vicky cyangwa se Mama Teta, ngira ngo muramubona ariko byango none ni ku masaro. Ari ku masaro ashiyeho igihe ntagakibakunda kuboneka muri Kigali, asigaye ari Karongi. Njye ngira ngo murabizi hari haciyeho igihe tutaganira, rero yambwiye ati nagira ngo ngusure kuko ndumva nyuma yo kurwara aribwo tuhuye. Urumva rero ibyo amakuru yo ni menshi, numva haciyeho iminsi tudaherukana. Ndabizi nange hari benshi mukumbuye mutamuheruka, ndabizi mwese muri benshi mwangana mukumbuye. Kamanze mu ikaze, tugoye ikaze Vicky. Nakoze cyane. Usa nabikera muri iyi minsi kumeze neza. Karongi hararyoshye. Mubigaragara nkurikije uko umeze nyine. Icyo navuga cyo nuko Imana nta kintu idashobora, nuko bera Imana kandi nyine nyumva iri mu ijuru nta kidashoboye. Naga ari umwana w'umuntu ngo ibeshye habe. Hari abantu rero bataguherukaga, hari inshuti zawe nawe harabutaherukaga, wenda harabo muvugana. Umeze ute nyine muzima muri iyi minsi, ubayeho gute? Kuko cyane ko watandukanye na wa mugabo Papa Vanessa byarangiye, ubu Vicky abayeho mu buhe buzima bwa Karongi? Ikintu cya mbere bakunze ba Kiza TV show yambi mwese ndabakunda cyane. By'umwihariko nyuma y'abakunzi ba Kiza TV show, abakunzi banjye by'umwihariko nka Vicky cyangwa Mama Teta cyangwa Mapuchuri, uko buri muntu anzi mu biganiro byanjye byagiye bitambuka kose, yambi Imana ibamera umugisha, ndabakumbuye cyane. Ikintu cya mbere navuga rwose naragira icyo mvuga, ndumva byandenze. Keza wowe ntacyo ndi bukuvugeho, uri umubyeyi w'abantu bababaye. Hari abantu batazi uburemere bw'ibintu ujya ukora, bagira ngo biroroshye. Jewe ndi mu bantu wagaruriye icyizere. Niyo mbyibutse navuze ko nazongera kure, ariko iyo nibutse ibintu wankoreye wowe ahantu hose uzajya nzagusangayo pe, kereka nimbura ubushobozi bwa tike. Ariko kuba ngeze ahangaha gutya meze, ndabigushimira ndabigukesha pe. Waranabarije nyine, warabikoze urantabariza abantu. Ndabo ndi gushimira, ndabavuga mu mazina abo nshoboye kwibuka, abo nibuka ndabavuga, niba bankurikiye banyumve. Ariko gusura umumama mwiza, Imana igihugu umugisha. Abo njya mbona mu biganiro ngo bigeze kujya biha kugutuka kandi warabagiriye neza, abo jye sindi muri bo. Jewe ndavuga ibyiza wankoreye bitumye uyu munsi ngaruka imbere ya kamera nyuma y'igihe kinini nari maze ntaza. Ngikomeza rero
ku bakunzi ba Teta baheruka mfite umwana papa Teta yari yarantanye w'umukobwa nabaza diplome narayibuze ndashimira cyane umwana w'umukobwa witwa Yvonne aba muri Amerika. Yvonne niwe witanze amafaranga yo gukora diplome ya Teta ku ishuri, diplome irahava Teta ajya muri kaminuza. Ubu rero Yvonne niba uri kunkurikira ndetse n'abandi batabashije kumfasha ngo diplome ze ariko bankundaga bansengeye, Teta ari muri kaminuza umwaka wa mbere yari urangije, mu kwa 9 azinjira mu mwaka wa 2 wa kaminuza, biga imyaka 3 ubwo arabura undi mwaka umwe. Icyo kintu ngishimiye Imana, ngishimiye Yvonne wafashije uriya mwana w'umukobwa n'abandi bantu batari bahari. Yvonne rero hello, ndagusohoje aho uri muri Amerika, ningiye wagiye uvuye mu Rwanda ntakubonye, ariko Teta waramwifuje ko muhura, mwarahuye mwarabonanye. Yego barahuye barabonanye. Yvonne ndagushimira umukobwa mwiza, yamuhamagaye ikarongera amuga ati nta kintu mfite nabirenze, ariko ndagira ngo urebe mu maso y'umwana w'umukobwa wakwitangiye akagushakira diplome kugira ngo naweho Ivo we n'umuryango wawe uri, Imana ibamera umugisha. Bwa kabiri ndashimira Console ni umumama wabonye ukuntu bari bangize amaso. Ndabyibuka Keza yaraguhamagaye mu gitondo, niyari yanamvugisha ngiye kubona mbona kuri momo yanjye amafaranga 100,000 ati ujye kwa muganga. Narugeze Nyabugogo, nari ngeze Nyabugogo naraye ncumbitse n'ibikoresho byanjye nari naraye ibikoresho byanjye byaraye Nyabugogo, ibikoresho byanjye byaraye Nyabugogo, imvura yabinyagiye nabuze n'ikibihakura na y'amaso ko nari imeze. Console Imana iguha umukatolike, Bikira Mariya umubyeyi usenga, njye ntabwo nsenga mu katolike ariko umubyeyi usenga yubahwe n'umuhungu we Yezu. Imana iguha umugisha Console, status zawe ndazikurikirana buri munsi ndakubona. Imana iguha umugisha ku byo wankoreye byose. Ndacyashimira famille Samuel iba muri Belgique, famille Sam bari mu bantu nabo shashiri banyoreje 85 amaso byanze, barambwira bati byanze cyagiye ndwaye bwa burwayi bwanjye bw'amaso. Rero famille Sam ndabizi amaso yarakize, nuza kunkurikira Sam dore ubwire mama na basista ko amaso yakize, wenda ntago biraba neza ariko amaso yarakize. Ubwire mama na basista komeze neza, barakoze cyane famille Samuel ba muri Belgique. Simbaheruka namwe muri Sama, Imana ibarebe byoroshye. Numvise ko aho hanze ngo hari ibibazo. Ndashimira mama uba muri Amerika wamamagaye rimwe nyihanganisha ambwira ati amakuru yawe, sinibuka amazina ye ariko yaramamagaye mu kiganiro nakoze bwa nyuma, ambwira ati inkuru iri kukubaho neza niyo yanjye. Yari umukongomana, namubwira ati telefone yanjye ifite ikibazo nzongera guhamagare. Ijwi rye naryumvise bwa nyuma ariko niba ari kunyumva niba yaba akiriho azongera mvugisha amenye ngo meze neza. Ntabwo nzi ko nari kumushaka ngo mushimire, nawe ndamuramukije ndamushimiye. Ndashimira mama wo mu Ruhango wamamagaye ufite saro, ndashimira mama w'Ibutare, ndashimira mwese. Ndashimira umugabo witwa Ntwane w'umusekirite ngo kwirebero. Nigeze kuba nabwiriwe n'umwana amamagaye yumva sindi kuvuga neza ati Vicky mfite 3,000 ndakennye ariko rwose Antoine. Keza yongeye yamamagaye arambwira ati ngiye kuguha 5 nanjye sigaye ni 5. Yamaye 5 nawe arambwira ati nanjye mfite ikindi 5. Ati maze iminsi nakubona kuri social media kwa Keza na Keza sinzi ikibazo yabaye, nigesha umuga ko nanjye maze iminsi menye kurwaye. Antoine hello ngo no musekirite kwirebero nawe ndamuhobe twarayagabanye. Ndashimira n'abasengeye abarize ku bwanjye batari bafite icyo kumpa, ndetse ndashimira n'abandi bantu bari bakumbuye kumva ijwi ryanjye abantutse. Ndashimiza Rusangiza Claudine. Rusangiza Claudine ni umumama w'umukongomani uri mu mama bantutse cyane muri comment zabayeho
niwe mu mama Claudine hello dusangiza uramusuhuza nawe Claudine yaragututse yaje kunsaba imbabazi yaranasohokana n'anuma mwarahuye yaramamagaye turahura njya mbonye ahantu nicaye ahantu ba hostinze akimbona arambwira ati Vicky ni wowe Vicky nzi kwa Keza nawe warakoze n'inshuti yawe arambwira ati baguha akantu nubwo ntacyo mfite baguha agapeti mitsingi udupeti mitsingi usangiza Claudine batunereka imbere twari tune cheers sheri ndamukumbuye atuye aba Inyarutarama aho mbiherukira nawe dushitumaze igihe hari mu babyeyi bambwiye ko ari mu bagore bantutse cyane ashishikaye yaranyanze ngo niwe muntu nimba bari ibitotsi zibyanukaga ngo by'uburayi ambwa ati wandaye wambeshura akagenda uzabone nazi ikinyarwanda neza n'umukongomani kazi niwe wabivuga ngo niwe mugore wanutse ngo commentaire ya mbere karangira akajya no kuya kabiri no kuya gatatu none se yaje kugukunda gute yaje kunkunda ambonye ahantu nabwo nanajye muri shoot narindi harazaranyegera ati si wowe Vicky nzi kwa Keza ati mama teta ni wowe ni njyewe ahita akubwira ko ari wagutukaga na gusaba imbabazi ahembwe turicara turaganira nshyira ku ruhande ambaza amakuru yanjye arambaza byose ndamutekereza ati Vicky burya ni wowe ati ndi umukongomani commentaire zagututse nyinshi cyane n'abagore n'inshuti zanjye b'igikundi ndimo twaragututse mbabarira reka nica amanda nkwa akantu nawe rwose Claudine rusangiza ndagukumbuye I miss you n'inshuti yanjye nawe nirirwa mbona status n'ejo nabonye ko wagize ibyago ariko sindi ntago mba hafi ngo nagutabara ariko Claudine Imana iguha umugisha ya munsi natashye nishimye rwose yambere rero ngeze kure hari umugabo wa mugabo wamamagaye agira ngo nyishyurire inzu uramwibuka ari nijoro afite ntabwo nibuka izina wari umugabo wakuntumye w'umurundi niba ari umukongomani niba ari umurundi yarakuntumye ati Vicky bite akanaduha mama we akanatubwira ko bafite umubyeyi mu bitaro yambi amakuru yanjye ntabwo nari kubasha kubavugisha ariko mwese yambi abakunzi banje n'abataroshe kumvugisha ndacyari ndahumeka rwose ndabakunda nagarutse abana barakuze June azuza imyaka 2 mu kwa 9 nkuko nabibabwiye bwa nyuma rero teta umukobwa wanyu azajya muri kaminuza mu wa 2 itatarabona n'akazi nanjye ndacyatera akageri nawe uracyatera nk'umukecuru wanyu ubwo ndaje ngo tuganira bari bafite ibibazo byo kumbaza mujye muri comment bahoraga babaza Keza se Vicky amakuru yaba yarangiye gute ese yarapfuye ko twaherutse afite ibibazo byinshi ese yaragiye yabindaya ese yabushatse undi mugabo ese abana yarabajugunye none ko byari byamushanze yego nakundi ubwo rero naje ngo nanjye mujye muri comment wa mugani wa Van Viviane ndamwamamaje ndamukunda cyane akunda kuvuga ngo tujye muri comment rero ubwo mumbwire namwe ibyo mushaka kumbaza ndetse n'abandi bankumbuye munsi wese sawa ndabakunda cyane hanyuma rero wari uri kutubwira urumva hari wifuza gusuhuza ngira ngo babyumvise ubwo abandi mu bamugani mujye mpure muri comment mwandike uko Vicky nyine ubwo icyo mwumva mwamuvugaho dukomeje aho tuherukanira duheruka mutandukana na Papa Vanessa ntabwo turi mu bitindemo wenda byo nukubiganiraho gake kugira ngo tumenye Vicky kuri uyu munsi urumva mbere abanaga na Papa Vanessa muratandukana upakira ibyaho gikarongi nawe akomeza ubwe buzima butamworoheye kugeza ubu ariko uko biri kuko wowe duhuye abantu bifuza kumenya se ko watandukanye na Papa Vanessa uyu munsi Vicky abayeho gute ubikarongi yego wa mugani kuko bivuze ese yashatse undi mugabo ese ari kubaho kwa kundi nyine ashakisha ko ruturaka nyine kuri iyi nshuro nyine noneho bimeze biti washatse undi mugabo Papa Vanessa muheruka kuvugana mwaratandukanye burundu cyangwa se hari ikindi kintu kikibahuza ubuzima bwa Vicky abayemo muri iyi minsi none nibwo dushaka kumenya nyine aho atandukaniye n'umugabo Keza urakoze cyane umbajije ikibazo gikomeye pe umbajije amarangamutima yanjye nyine nk'abari banzi ntararangira ndacyari wa wundi ariko mbajije ikibazo cyiza gikomeye ariko kandi cyiza buri wese yakwibaza ati se abantu bazi Karongi ni mu cyaro Karongi ni akaji gatoya ugendamo iminota itarenze 15 kubahazi ubu karangije
mbi nyuma ya RP urumva ubuzima bwa hano bwarananiye nk'uko umubizi, mbona kwishyura inzu y'umwana, abanyeshuri baba hanze, kwishyura hano i Kigali no kwishyura Karongi, kandi umwana buruse yabo abazi ibyo muri kaminuza barabizi, ndabizi barankurikiye, abana bahabwa buruse y'ibihumbi 40 byonyine. So warabasanga ntago bivamo, mbona ntago naguma hano, nyine nta n'umugabo mfite n'abana 2 ndastraguringa ndagenda. Ni ubuzima butanyoroheye, naje kuhaba ariko abakunzi banjye benshi bambwiraga ko badashaka kumbona nasubiranye. Papa Teta we barabizi ko rwose yambabaje bihagije cyane, kandi nawe urabizi. Nawe ahari arabizi ko Papa Teta arabizi ko yambabaje pe, kandi yambabaje nta cyane amukoreye. Gusa nawe ahari ndagira ngo mubwire ko umwana we ngewe nawe tumeze neza nta bibi, ntabwo twamwanze, ariko turaho. Nawe niba nyumva hari mu bantu nawe nasuhuje, ariko yumve ko nawe tumusuhuje nk'umuryango we twatangiranye. So naje kugeramo hagati ndakomeza ndarwara y'amaso, ndarembamo hagati simbashe kubona udutsi twa hano hasi. Wenda niba kuba ari kundeba kuri kamera hano, naje guca mu cyuma. Abantu nakubwiye baba muri Canada kwa Samweli, famille Samweli, bafite na famille mu nkambi nayo mbonera kwisuhuza. Baje kongera kuncisha mu cyuma, basanga udutsi twa hano hasi bari baratwangije, urabona ko amaso yanjye mo hano yatebeyemo. Naje gukomeza rero kugira ikibazo cyo kurwara mu nda, nawe urabyumva urabizi. Nagiye kwa muganga ndakomeza ndaremba, tukarya buruse buruse y'ibihumbi 40 ya Teta. Nase buruse yishyura inzu ibihumbi nyine 40, inzu twishyura 30. Sheri dufite n'umwana muto, rimwe tukabwirirwa ubundi tukaburara, ariko Teta akaguma kumbwira ati mama, mu ijuru hari Imana yakoze biriya, wari uzi ko diplome nzayibona izaza, wari uzi ko izavayo. Ese mama, kuwa munsi bari bakwishe byibura nanaguheruka, wari uzi ko bantu basize wabaye kuri ayo maso, bagiye bazi ko bayamennye, ari benshi bajya bameneka amaso, bagiye bazi ko bamenetse amaso, ariko uri kureba mama inzara y'umunsi umwe n'igihe twamaze yikuriza ma. Ubwo rero twarasitaragurinze, maze kugenda noroherwa mu nda. N'ubu ntabwo nyine mu nda harakira neza, njye ngira ikibazo nkumva ndababara muri bas ventre. Amaso ubwo bari kundeba barabibona hano, ameze neza, uretse igihe njya ngira nkumva hajemo nk'ibintu by'ibikezi. Abandi wakurikiye ibiganiro byanjye barabibonye, ifoto zazi nimeze kwa kundi. Njya ngira igihe nko ku zuba ryinshi nkumva nzanye ibikezi, ndacyanarira. Hari igihe si ukubeshya abantu bari imbere ya kamera, hari igihe inzara itwica, hari igihe dusonza. Umwana wanjye nyine ni umukobwa ugeze mu kigero cy'abana b'abakobwa bakeneye gusukishwa, urumva n'umwana wiga muri kaminuza, inwere zigashinyika, yaba afite umusatsi ugashinyika, hakabura amavuta, tugakena nyine tugasitaragoringa. Ariko aracyari umuntu, aracyakomeye, agakomera kundusha, akambwira ati mama humura bizagenda neza. Erega mu buzima buriya impamvu hari ibihe byiza tugeramo, hari n'ibihe bibi. Rero kiragiye cyo kigeraho inzara igatera ukaburara, turi ku isi. So n'ubu nakubwiye ko ikibazo wambajije cyangwa mereye. Ndashimira company yitwa Ugusenga Company Limited. Ugusenga ni company iri gusana ibitaro bya Kibuye. Yajemo abana b'abarokore 3 baje kugira utuntu basana kuri ibyo bitaro. Umunsi umwe tumaze nk'iminsi 2 tutarya, mbwira Teta ngiye nafashe ijerekani imwe muzo dufite ndayikata. Bari bambwiye ngo umuntu yagiye ngo ku ndege ugenda ufite ibikoresho, umufuka, ijereka, igifuka nyine cyo kwikorera amabuye cyangwa umucanga, ikijerekani se, igitiyo, inyundo. Yego ku ndege abahazi cyangwa batahazi, ku ndege n'ahantu hajya abantu
bashaka akazi nk'ibiyede ni ikiyede juste ni ikiyede. Company yitwa Gusenga Limited nayigezeho ari uwo munsi mageze baranga bandebye aka gapini nambaye ku zuru bati ngaho ubu se umuntu utoboye izuru mana bari kunkurikira akabi gaseka nk'akeza abatwazanye b'abayede baje gushaka akazi bambanamo bakabona mfumuye amatwi ni mu cyaro saba rukora ariko nta maherena bambara bakabona mfumuye amatwi nambaye utuvisi tubiri bakabona agapine bati se uyu urumva nawe aje kuba umuyede ko rwose abaniki bamwe bwa mbere barakanyimye n'abakoresha barakanyimye sinzi impamvu bakanyimye barambwiye ngo nta kazi gahari ndahirirwa nirwa nicaye ntekereza ukuntu ngiye gutaha abana bakabwirirwa bakanaburara biranyobera babonye babuze uko bangenza nangiye kurira nka gutya batuzagaruke ejo mu gitondo nka 11 nicaye ku marembo y'ibitaro pe bya Kibuye aho dore imbogo yitabiye Imana n'icyumba yararyanyemo nakinjiye nahageze nirega boss rwose nagarutse n'ukuri ni mu makazi mfite abana ndi umushyitsi hano muri Kibuye mfite abana kandi turashonje ke twari tugezemo amezi ane y'inzu bari 30,000 amezi 5 teta yafataga buruse yo 40 tugahita tuguramo ibiryo abazi Karongi ni bamvuge neza banyomoze n'ibiso Karongi hari isoko rihaba isoko ryo kuwa gatanu bahaharimo ntabwo twari muri boutique kandi muri boutique ubwo niba ugiye kugura intoryi n'ebyiri karoti n'imwe cyangwa ebyiri bisaba rero ko muri Karongi ubu ufite amafaranga ukajya mu isoko ibintu byose bigurisha ku ikiro cy'amakara ubu ngubu turi kugigura inote y'igihumbi ku bafite gaze kuvomesha ufite icupa ni 13,000 ubwo ndabamamarije nabo abankurikiye bakora muri izi company nuko nisanze nge nta gaze twe dufite nge n'umwana ikiro cy'amakara kuyabona reka data sheri ndongera naturika imbere y'abantu mwamaye akazi koko bwa kabiri barongera barakanyima ku munsi yari amafaranga 3,000 kuva mu gitondo saa 12 mukinjira mu Gasenga yitwa ni company yitwa Gusenga Limited. Kuki basenga gurahe no gusenga ni company y'umuntu w'umwadeperi yego murabanza mu Gasenga bakaba amabwiriza hanyuma amara ko bamabwiriza mukagira ngo muze gukora uwo munsi n'abantu beza bakabanza bakavuga ati turabiza umuntu aya mafaranga muri gukorera hano ntacyamara ariko byose hamwe no gusenga ni ukwihangana twatangiraga saa 12 tugataha saa 2 z'ijoro noneho ku bantu b'abafundi cyangwa abayede mw'abantu icyo bita kumena konkasi ku bayede bari kunyumva bankurikiye cyangwa abafundi konkasi man konkasi sinzi ukuntu nayisobanura abari kunkurikira muri commentaire bayikubwira nibyo wakora kunumva singakoraga amasaha menshi twikoreraga umucanga tukura hasi hirya ku bitaro aho bishyura za mituwele tuzamuka hejuru muri etage tujyaho bari gusanurira wikoreye abo muri gukorana bambona nikoreye mabuye make bakajya kundega ngo bazanye ariko ubwo habaga harimo n'ishyari urumva nge ninjiye bavuga ati uriya mukobwa w'amaherena uriya mukobwa azatuvunisha n'abantu baba barahinze barakoze bakomeye bavuga atazajya agenda inyuma hatuvunishe bakazajya bandega ariko boss yabona uburyo umukobwa witwa Rebecca yabona uburyo ndi kwitanga nkorana nitaye nkora neza mu mbaraga zanjye akabihorera ndamushimira Rebecca na musaza witwa Marique ndabashimira cyane ubwo niyo campagne naje kujya kuba mu muyede bampaye akazi ariko wa 4 kugeza icyo gihe tuburara tunabwirirwa nkazinduka nkayicara n'igikarayi cyanjye ngifite bya bishashe bigura 200 ni 3,000 niba mbabeshyera kose ni 3,000 kuva mu gitondo kugeza saa 2 z'ijoro twikorera isima twikorera umucanga twikorera amatafari babamenye konkasi tugataha saa 3 saa nijoro cyangwa saa 4 ngataha nananiwe ke inzara zakutse nubwo buzima rero naje kujyamo bwo kuba umuyede
hashize iminsi mike nari nkoze nk'icyumweru n'igice teta mu kigo hari amahugurwa bashatsemo abana yitwa gender. Abonye amahugurwa rero biba ngombwa ko nari ndwaye nari narihonze aka gatoki. Ku bantu banyibuka kuri kamera mwibuke uru rutoki muribuka ko baruvunnye n'ubu ngubu ntirukora. Igihe banyica amaso n'uru rutoki urabizi ko aka kagufa karaturumbutse kagera nk'aha kari kugenda gasubirayo. Ku bantu bibuka uwo munsi aka gatoki dore ko kakimeze ntabwo karakora. Naje rero kuba umufundi bamaye inyundo y'ahantu ndi buhonde ndongera ndahonda mponze inyundo ya nyundo imena amabuye kinumwi irancika iramanuka. Urabona inkovu ni nshyashya dore inkovu ni nshyashya irancika iraza ikubita kuri ka kagufa gahita kamera nk'agaturitse. Nakurushya rwo kujya kurwara nakwambara gazi gatutubikana kugira ngo nkore mu isima ndi kujyana. Biba ngombwa ko mbona byazamo ikibazo. Barambwira bati rero buretse jya kuruhuka aka gatoki kawe gashobora kuzaba kavamo ikibazo. Urabona ko agakovu ngaka kubari kuri kamera niba karebe ngaka. Nuko nagiye kuruhuka ngarutse nsanga ngo ndi mu bantu bagabanije. Nsanga barangabanije ngo ntabwo n'akazi kagihari kuri jyewe.